yego buriya nk'uko ingaruka nziza cyangwa inyungu ya mbere y'umuntu usenga ari ijuru, ari ukuzaba mu bwami, buriya ni nako ingaruka mbi y'umuntu udasenga ari ukuba muri gehenomu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo bya bihe byo gusenga nibyo byatumye agera mu isoko ry'imburamumaro, bakamubaza ngo uragura iki, ngo wareba ibintu byose byo mu isoko mburamumaro ngo waboremo ikintu cyo kugura, we na Mwizerwa bavuga ngo nta kindi turashaka ukuri, ngo abantu bo muri iryo soko bamenya ko mu isoko ryabo ngo igicuruzwa cyitwa ukuri kitabamo. Urumva rero ingaruka mbi ku basore n'abakobwa n'abandi bantu bose badasenga Imana ni gehenomu, nuko bazarimbuka. Urakoze cyane, ndabivuga mu buryo bugera muri butatu. Uragira uti umuntu usenga ni ngombwa yuko atinya abarozi muri karitsiye. Uyu umuntu asenga agomba gukura akava ku ntambwe imwe yajya ku yindi. Uko agenda akura rero niko agenda agira ibyo atinyuka kurenza ejo he hashize. Icya kabiri, ashobora kuba adasenga mu kuri. Iyo nayo ikaba impamvu ituma atinya abarozi. Bakiragakiza. Ariko urumva iyo baza kugira ubwoba, bya biryo bari kubirya bikabica. Kandi nyuma yaho baranabiriye n'ibyagize icyo bibatwara. Kubera iki? Bamenye ko muri bo. Niyo mpamvu twavuze ngo gusenga guhishura ibi turimo n'imbaraga ziturimo zose. Igituma rero tugira ubwoba nuko tuba tutasenze ngo duhishurirwe imbaraga ziturimo. Mukanya Moses yavugaga iby'umwuka Imana yashyize mu muntu mwitangiriro, ariko buriya Yesu nawe yazanye umwuka, kuko umwuka wa mbere Imana yashyize mu muntu yari amaze gupfa. Kwize ntaguciye mu ijambo. Nagira ngo usubiremo ako kantu uvuze. Uravuze ngo Yesu yaje azanye umwuka. Ni ukuvuga ngo Yesu ataraza uwo mwuka ntiwari uriho. Turabaramukije mwese abakurikisha Kwe TV, amahoro y'Imana bane namwe mwese, turabasuhuje ngo amahoro y'Imana ganze mu bizera Imana bose. Uyu mwanya rero twongeye kubona umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Ngiye uri kuri mikoro, amazina nitwa Inosa, ariko ntago ndi njyenyine nkuko mubireba kuri kamera, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Reka rero tubaha umwanya batwibwire. Hari uri iburyo bwanjye, hari n'uri ibumoso bwanjye. Reka rero babibwire, nabo n'abantu bakuru. Karibu mwene data. Murakoze cyane, nitwa KWIZERA Jonas, nejejwe no kuba hano. Murakoze. Imana iguhe umugisha Jonas. Reka twakire n'uri ibumoso bwanjye nawe atwibwire. Murakoze cyane, nitwa MUTANGANA Moses. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane bashyitsi bacu. Ndabizi ko muri abakozi b'Imana kandi nzi ko uyu mwanya turi bugirane ibihe byiza byo kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero twateguye topic turi buganireho mu ijambo ry'Imana. Turi buganire uyu munsi, turavuga kuri topic ivuga ngo imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga niyo topic twateguye kugira ngo uyu munsi tuyiganireho, tuze kumenya imbaraga zo gusenga. Muri iyi topic twateguye rero turi buvuge ku bintu bikurikira. Turavuga ngo ese gusenga ni iki? Gusenga ni iki? None twongere tuvuge ngo kuki abantu bagomba gusenga? Ni kubera iki abantu bagomba gusenga? Gusenga ni iki? Ese ni kubera iki abantu bagomba gusenga? Ingingo ya gatatu turi buganire tuvuge ngo umumaro wo gusenga. Ingingo ya kane, ingaruka nziza zo gusenga n'ingaruka mbi zo kudasenga. Ibyo bintu ko ari bine nibyo tugiye kuganiraho n'aba bagabo b'Imana turi bubane muri uyu mwanya, turi bumarana aha hantu. Ariko mbere yuko dutangira, reka dusabe mukozi w'Imana KWIZERA Jonas adusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro twasenze Imana. Karibu Jonas. Murakoze, reka dusenge ndetse dusengane nawe uzumva cyangwa uzareba iyi video kugira ngo uzabashe kuryoherwa nayo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye ko uri Imana yacu. Ibyo biraduhagije turi hano mu isi, kandi bizanatugeza no mu bwami bwawe. Uyu mwanya tugiye kuvuga ku byawe, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Turaguhamagaye cyane kugira ngo imbaraga zawe ziganze, ngwino wisanzure muri kino kiganiro.
urakoze cyane kuko imigambi yose y'umwijima itsindwa, tubyambaje twizeye izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro menshi, amen. urakoze cyane Jonas kudusengera muri uyu mwanya, nk'uko nabibabwiye abadukurikiye uyu mwanya kugira ngo dusangire aya magambo y'Imana. Tugiye gufata umwanya tuvuge kuri izi ngingo navuzeho. Navuze ngo turaganira kuri topic ivuga ngo imbaraga zo gusenga. Tugiye kubaza mwene data Jonas, bagira ngo udusobanurire gusenga niki, gusenga niki, ubundi iyo bavuze gusenga bumva iki, cyangwa se kubakurikiye kubadukurikiye gusenga twababwira ngo gusenga niki. Murakoze cyane, ntekereza ni ikibazo cyiza kandi ni na topic nziza. Mbere ya byose mbanza no kubashimira kuko gutegura bene nk'izi topic ntabwo byorohera benshi, ariko Imana iduhana umugisha kuko yabashoboje kuyitegura. Ku kibazo warumbajije uti ku rwawe ruhande gusenga niki, abantu babizi mu buryo butandukanye, ariko uko mbibona kimwe nabo tubibona kimwe, gusenga mu busobanuro bugufi bwumvikana ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana, ariko nanone bikaba ubuzima kubikora. Gusenga ni ukuganira n'Imana, iyo umuntu asenga abaganira n'Imana, ariko nanone bikaba ubuzima ku muntu usenga. Rero nk'uko umuntu iyo akeneye mugenzi we amwemvita cyangwa amutumira bakaganira ku kintu ashaka kumubaza cyangwa se ku cyo ashaka ko baganira, niko buriya n'umuntu usenga aganira n'Imana. Nicyo kintu gishobora kuba cyahuza umuntu n'Imana. Rero gusenga ni ukuganira n'Imana mu mvugo ngufi kandi muri rusange utagiye gusesengura cyane ngo uvuge byinshi. Gusenga no kuganira n'Imana. Murakoze. Urakoze cyane Kwizera. Baragira uti gusenga ni ukuganira n'Imana kandi ni ubuzima. Ese reka tubaze mwene data Mutangana Moses, ese wowe uko ubyumva muri iri jambo tubajije Kwizera, ese wowe gusenga twavuga ngo gusenga ni iki kuri wowe? Murakoze cyane. Ntabwo njya kure ya mwene data, nk'uko abivuze, gusenga ni ukuganira n'Imana. Mu yandi magambo ni ubuzima abantu babanamo n'Imana, ubusabane bagirana n'Imana bibera muri ibyo bihe byo gusenga. Bivuze ngo gusenga kugira ngo tubane n'Imana nuko tugomba gusenga. Ni inzira iri hagati y'abakristo n'Imana, cyangwa se twavuga ngo ni nk'icyumba abantu b'Imana baganiramo n'Imana. Gusenga rero ni ubuzima, kuko udasenga ntushobora kubona Imana, ntushobora kubana n'Imana, uba uri kure y'Imana. Ariko iyo usenga uba uri bugufi bw'Imana. Ni ukuvuga ngo gusenga nk'uko abivuze ni ubuzima, ni ukuganira. Ariko ubwo buzima cyangwa se uko kuganira byari umubano. Abantu baganira kubera ikintu kibahuje, baganira kubera umubano, abantu baganira kubera ibintu byinshi. Rero kuganira uko kw'abakristo, kuganira kw'abakristo n'Imana nibyo byitwa gusenga. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Noneho ndabyumvishe ku bantu bizera, ngira ngo abantu basenga Jonas, abantu basenga ni abantu bizera. Ntago wasenga udafite kwizera. Bivuga ngo abantu bizera Imana aho bahurira nayo ni mu gusenga. Niko nawe ubyumva? Yego cyane. Abantu bizera Imana kugira ngo bigaragare ko bayizera nuko bifashishije ikintu cyo gusenga. Mu gusenga niho umuntu ajya agaragaza ko yizeye Imana. Urumva kwizera nabwo n'indi topic, ariko gusenga no kwizera ntago kimwe cyabaho ikindi kitariho. Ntago bishoboka. Niba umuntu yizera Imana ni ngombwa ngo ayisenge. Hanyuma ntago umuntu yavuga ngo asenga Imana atayizera. Nta nubwo umuntu yavuga ngo yizera Imana atayisenga. Urumva birajyana. Yego. Urakoze cyane. Hari ikintu nshaka kubabaza kugira ngo abantu badukurikiye bataza kumva ko ari ibintu twivugiye bivuye muri twe.
ndabizi muri abakozi b'Imana ndagira ngo tuze kwifashisha ijambo ry'Imana tuvuge gusenga kugira ngo buri muntu wese aze kumva gusenga asobanukirwe gusenga. Moses wadufasha kuri iki kintu kugira ngo n'umuntu udukurikiye atumva ko ari ibintu twebwe ubwacu byatuvuyemo, ko ari ijambo ry'Imana, aze gusobanukirwa ko byanditswe no mu byanditswe byera mu ijambo ry'Imana. Icyo kintu wakidufashamo. Murakoze cyane. Bibiliya ni igitabo twasigiye kugira ngo kitwigishe ubuzima bw'Imana n'imibereho y'Imana cyangwa se n'imibereho yacu. Bibiliya rero ivuga ku ngingo nyinshi, ariko no ku ngingo yo gusenga ifite icyo ivugaho. Dusomye muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 23, haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. 24 akavuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Bivuze iki? Ni ikiganiro kiri hagati ya Yesu Kristo n'umugore w'Umusamariya. Umusamariyakazi afite ikibazo arimo kwibaza, aravuga ngo basogokuruza basengeraga kuri umusozi w'Isamariya, naho mwebwe mugasengera i Yerusalemu. None ni gute dushobora gusabana? Yesu Kristo aramubwira ngo mwebwe musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza gakomoka mu Bayuda. Aramubwira ati ariko ibyo si byo Imana igambiriye. Hoya, ahubwo icyo Imana igambiriye ni iki? Igambiriye ko abantu bose yaba basengera i Yerusalemu, yaba basengera i Samariya, yaba basengera mu Rwanda, yaba basengera Uganda, ku isi yose Imana irashaka ko abantu bayisengera mu kuri no mu mwuka. Nibyo byaye twahoze tuvuga mbere ngo gusenga n'ubuzima. Nimba habayeho umwuka, tuzi ko Imana ire mu muntu yamuremye mu mukungugu, irangije kumurema mu mukungugu imuhumekera mu mwuka wayo. Uwo mwuka wayo ngo imuhumekemo ngo yahita hayinjira mu buzima. Niko biri tubwira mu itangiriro. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abantu nyuma yo gucumura muri Edeni, Adamu amaze gucumura, basa nkaho batakaje ubusabane. Ni ukuvuga ngo Adamu niwe muntu wa mbere wasenze, kandi Imana itubwira ko, Bibiri itubwira ko muri Edeni Imana yajyaga isura Adamu bakaganira. Kandi twavuze ko gusenga ari iki? Ari ukuganira. Noneho amaze gutakaza bya bihe byo gusenga, Imana imushyize ku isi, abantu batangira kubaho babura Imana, bajya kure y'Imana, kugeza igihe Imana itanze umwana wayo kugira ngo yongere igarure bwa busabane n'iki hagati y'abantu nayo. Kristo nicyo yazanye. None nicyo yabwiraga uyu Musamariyakazi, akamubwira ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye kugira ngo abasenga data by'ukuri bamusengere mu kuri no mu mwuka. Bibaye ubuzima noneho kugira ngo abizera Kristo babashe kubana n'Imana, kuko Imana ari umwuka kandi Kristo akaba ari ukuri, kandi Kristo n'Imana ni bamwe. Bivuze ngo bizera Kristo bakwiriye kuba mu bihe byo gusenga, bakwiriye gusenga kugira ngo babashe gusabana na Kristo n'Imana mu bwami bwabo. Niyo mpamvu uyu munsi turi ku isi ariko tutari abana b'isi. Igitugaragaza ko tutari abana b'isi nuko tubayeho mu buzima busenga. Yego, ni ukuvuga ngo rero Bibiliya gusenga ibivugaho ibintu bikomeye cyane, byinshi cyane. Nitwabivuga ngo tubirondore, ariko Bibiliya ikintu ivuga cyambere twigisha cyo gusenga kuruta ibindi byose, ivuga ko tukwiriye gusengera mu kuri no mu mwuka, kuko Imana nayo ari umwuka. Yego, urakoze cyane. Sindi butinde kuri ayo magambo uvuze, arumvikana cyane. Wavuze ngo Imana dukwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Ubusobanuro utanze agira ngo twifashishe mwene data Jonas. Abantu badukurikiye bakeneye gusobanukirwa gusenga niki, barabikeneye nkuko Moses abisobanuye. Hari icyo wakongeraho kuri aya magambo Moses asobanuye, cyangwa se nawe niba hari ijambo wifashisha ry'Imana kugira ngo ugire icyo wongeraho nanone dukomeze kuri iyi ngingo, hari icyo wakongeraho? Arakoze cyane Moses gusobanura ku gusenga, anagaragaza mu byanditswe. Icyo nakongeraho
gusenga buriya iyo umuntu asenga nk'uko n'ubundi twabivuze mbere kandi na Moses akaba bigaragaje agaragaza umurongo uri muri Yohana 4:23 uvuga ku kiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi. Hajemo ijambo ngo gusenga k'ukuri. Iyo bavuze gusenga k'ukuri buriya ni ukuvuga ngo impande yako habaye no gusenga kw'ikinyoma. Nituvuga gusenga rero ako kantu nako abantu bakumve kuko abasenga bose ntago basenga mu kuri. Ahubwo umuntu wenda yahita yibaza ngo uko gusenga k'ukuri wenda nabyo tuhite tuhavira rimwe. Gusenga k'ukuri noneho gusenga twari tuvuze gusenga ariko noneho hajeho n'ikindi kintu gusenga k'ukuri. Gusenga k'ukuri bwo ni iki? Wenda icyo ngicyo nicyo ngira ngo nasobanuraho nunganira mwene data Moses. Gusenga k'ukuri abantu bari baza ngo gusenga k'ukuri ni iki? Ko Yesu yavuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bashaka ko bakwiye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Urakoze. Mu kuri no mu mwuka. Gusenga k'ukuri ni ukuvuga ngo kugizwe n'ibintu bibiri. Ukuri ubwako ni ijambo ry'Imana. Buriya usenze bihabanye n'ijambo ry'Imana ni ikimenyetso kikwereka yuko uri gusenga mu binyoma. Umunyamasengesho wese usenga wese agomba gusenga bishingiye ku ijambo ry'Imana. Yego. Nihaduka ukundi gusenga, nihaza ukundi gusenga kutari mu ijambo ry'Imana, icyo ni ikinyoma. Uko ni ugusenga k'ukuri. Hanyuma gusenga mu mwuka. Buriya Imana yakoze ikintu gikomeye cyane. Mukanya Moses yavugaga iby'umwuka Imana yashyize mu muntu mwitangiriro, ariko buriya Yesu nawe yazanye umwuka kuko umwuka wa mbere Imana yashyize mu muntu yari yamaze gupfa. Yesu azana undi mwuka rero. Uwo mwuka rero ufite ibintu biwuranga. Icyambere kiranga uwo mwuka. Ahantu ushobora kugera ukibaza ese uru rusengero nsengeyemo cyangwa se abantu turi kumwe b'Imana barimo umwuka wera w'Imana. Gutya gusa ntago wabivumbura mu mibare. Kwize ntaguciye mu ijambo. Nagira ngo usubiremo ako kantu uvuze. Uravuze ngo Yesu yaje azanye umwuka. Ni ukuvuga ngo Yesu ataraza uwo mwuka ntiwari uriho. Yesu yaje azanye umwuka kandi na mbere yuko Yesu azana uwo mwuka wari uriho ariko warapfuye. Buriya umuntu akimara gukora icyaha ubusabane yagiranaga n'Imana bwahise buzamwe ikibazo. Uriya mwuka Imana yashyize mu muntu ikimara kumurema buriya byahise bipfa. Hanyuma rero Yesu azanye umwuka wera kugira ngo bya bindi byapfuye byongere bibeho. Paulo yarabivuze mu Bakorino aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gishya. Iri jambo risobanuye ukuntu gukomeye, risobanura ko iyo umuntu atari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishaje. Yesu rero yazanye umwuka kandi umwuka yazanye n'ubugingo buhoraho. Kandi noneho ikiza gikomeye cyawo wo ntupfa. Okay. Ntujye kure uri butume twinjira ahandi hantu cyane. Kuko abantu badukurikiye bakeneye gusobanukirwa uburyo uwo mwuka umuntu amaze gukora icyaha uwo mwuka wapfuye kandi abantu bari bariho. Kandi ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera Bibiliya itubwira yuko umwuka w'Imana wazaga ku bantu Imana yashakaga gukoresha. Ariko wenda icyo twavuga kuri Kristo aje yatanze umwuka wera ku bantu bose, sibyo? None se umuntu amaze gukora icyaha wasobanura uburyo umwuka yapfuye, uburyo umwuka wapfuye kugira ngo n'udukurikiye gamenye ngo ushobora kubivuga gutya bikarangira, ariko hari abakeneye gusobanukirwa. Abantu bakeneye ubusobanuro bwo gusobanukirwa ukuntu umwuka yapfuye kugira ngo babimenye. Urakoze cyane. Nkuko nari mbivuze umuntu akimara gukora icyaha ubusabane yagiranaga n'Imana bwarangiritse. Umwuka w'ubugingo Imana yari yamushyizemo urangirika. Wibuke ko Imana irema umuntu yamuhaye ibyo agomba kwitondera. Iramubwira ngo ibiti byose byo mwingo byiwemerewe kubiryaho, ariko umunsi wariye kwa kiriya giti irakimwereka. Iramubwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Yego. Buriya naho ngaho nicyo ngicyo yashaka kuvuga. Imana yashaka kumubwira ko igihe yarenze ibyo yamweretse cyangwa yemerewe azagira ikibazo.
Yesu rero yaje kugira ngo atange ubwo bugingo bwari bwarahuye n'ikibazo bikomoka mu gukora icyaha, bikomoka kuko umuntu yarenze ku byo yari yemerewe agafatira ibindi. Sinzi wenda niba ikibazo umbajije gisubijwe neza. Moses, wakurikiye uko kwizera yakomeje avuga, ndagira ngo uze kunsobanurira dukurikije ibyo kwizera tubwiye. Ese ugereranyije ntibijya gusa na biriya ko kwizera avuze ngo umuntu amaze gukora icyaha arenze kuki Imana yamubwiye ngo iki ntugikore? Aho ntibibaye nka kwa kundi wavuze ngo dukwiye gusenga data mukuri, ubwo ntibije mukuri no mu mwuka. None se turabisanisha gute na kiriya gihe cyo mu ngobyi ya Edeni n'iri jambo wavuze ngo dukwiye gusenga data mukuri no mu mwuka? Kuko jye numvisemo ukuri, kubera yuko icyo Imana yabwiye Adamu ntabwo yigeze agira ukuri. Arenze ku kuri bituma acumura ku Mana. Ese nawe urahamanya na kwizera ko amaze gucumura ku Mana umwuka wapfuye cyangwa ubusabane bwe n'Imana bwarangiritse? Urakoze cyane ku bw'icyo kibazo mbajije, kandi na mwene data asobanuye yabivuze neza. Yavuze ngo Kristo yaraje azana umwuka. Ni ukuvuga ngo ikintu Kristo yaje gukora, yaje kugarura ubuzima Adamu yatakaje. Twibuke ko turi urubyaro rwa Adamu, kandi sogokuru wacu yakoze icyaha. Amaze gukora icyaha kimutandukanya, icya mbere cyamutandukanije n'Imana, ni ukuvuga ngo bwa busabane yarafitanye n'Imana yarabutakaje. Icya kabiri, umugisha yari yarahawe muri Edeni nawe arawutakaza. Icya gatatu, atakaza ubutware yari yarahawe muri Edeni. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byagombaga kubera ko Imana yabiremye ivuga ngo umuntu wanjye ndashaka kabaho ahagijwe nabyo. Ariko maze gukora icyaha, bya bintu Imana yamubwira ngo noneho uzabirya urushye ubizi icyuya. Urumva ko atakaje umugisha, atakaje ubutware, atakaje buri kintu cyose, ashyizwe mu isi, abaye nk'ikivume. Ibyo birakomera. Umwuka w'Imana hasigayemo akantu gato kagiye gahererekana. Niyo mpamvu Imana yamuhaye Seti. Mu bana yabyaye babiri harimo umwana wari ufite ADN, washakaga gufata ya ADN Adamu yari afite muri Edeni. Noneho ni Abeli. Mukuru waramwica. Amwishe, Imana yavuga iti noneho umuntu nashaka kurereramo kugira ngo ngare ubusabane bwanjye n'abantu, agize ate barapfuye, ihita imuhereza Seti. Seti mu rubyaro rwe niho hakomokamo Nowa. Ku isi ya mbere twibuke ko dufite isi ebyiri. Isi ya mbere yarangiye, yarimbutse irimbuwe n'amazi. Turi mu isi ya kabiri izarimburwa n'umuriro, niko Imana yasezeranyije Nowa. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe Imana igiye kureba isanga mu isi umuntu ufite ADN, ufite ubusabane nayo, ufite kakuka wa mwuka wayo wasigaye muke, ni Nowa. Imurokorana n'umuryango we kugira ngo irere indi isi nshya. Hanyuma nyuma y'umwuzure tuzi byakurikiyeho ko nabwo abantu bongeye bakajarajara kugeza igihe itoranyije Aburahamu, ishaka kugira ngo imurere, imuheremo umugisha noneho mu rubyaro uzamukomokamo. Imana ari kugirana ubusabane nabwo. Abantu bakomotse kuri Aburahamu nabo bananira Imana ibakuye muri Egiputa, batakaza bwa busabane n'Imana. Ibyo nibyo byakomeje kugeza ku gihe cya Yesu. Kristo noneho aje azana ubuzima. Niyo mpamvu yavuze ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi twabonye ko abasenga data bakwiriye kumusengera muki mukuri no mu mwuka. Navuze Yesu Kristo ari n'ahandi yavuze muri Yohana avuga ngo amagambo mbabwire niyo kuri niyo mwuka. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana nabwo ubwaryo ni umwuka, kwizera bivuzeho kare. Naryo ni umwuka. Nuvuga ngo Kristo yatugaruye bwa busabane. Mu Baheburayo igice cya 8 duhereye ku murongo wenda wa 7 niho havuga iby'isezerano. Havuga ngo isezerano rya kera iyo riza kwinononsora ngo niho yakuriye gushaka irindi sezerano. Ngo ariko kubera ko ryitinonosoye byatumye Imana ishaka irindi sezerano rishya. Iryo sezerano irikomeresha amasezerano ari amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Ariko iryo sezerano ryavugaga iki? Ryavugaga ko noneho amategeko igiye kuyashyira mu bwenge bwacu, ikayandika no ku nkingi z'imitima yacu. Abantu bafite ayo mategeko mu bwenge bwabo bakagira no ku nkingi z'imitima yabo, ni ukuvuga ngo muri bo bafitanye ubusabane n'Imana. Ni kwa gusenga twavuze.
kwa kuganira n'Imana. Kubera iki? Abo bantu babaye abanyamwuka. Abo bantu babaye abanyamwuka. Ni ukuvuga ngo nimba babaye abanyamwuka bahise bagarura ya Adamu yo muri hehe, yo muri Edeni. Bivuze ngo n'igiti cy'ubugingo cyarabonetse ari cyo nde, ari cyo Kristo. Yego. Urakoze cyane. Ndumva ikiganiro gitangiye kugenda tucyumva neza, abadukurikiye kugira ngo bakomeze gusobanukirwa imbaraga zo gusenga nk'uko twabibabwiye. Kwizera Jonas, turagira ngo tukubaze tuva kuri iyi ngingo twari turiho. Umuntu udukurikiye wadusobanuriye yuko gusenga bigendana n'ijambo ry'Imana, kandi gusenga mu kuri ni ugusenga binyuze mu ijambo ry'Imana. Siko watubwiye? None umuntu usenga, hariho abantu basenga ariko batajya basoma ijambo ry'Imana. Uremera ko bariho? Yego, barahari. Hariho abantu basenga badasoma ijambo ry'Imana kandi bakavuga ko basenga. Ese abo bantu ntago baba basenga mu kuri? Abo bantu ntago baba basenga mu kuri kuzuye. Hari ikintu babura mu isengesho ryabo. Yego. Hari ikintu babura, kuko nkuko nakomeje kubivuga, gusenga k'ukuri ni ugusenga wishingikirije ku ijambo ry'Imana, kuri Bibiliya. Iyo usenga udasoma Bibiliya ahantu utagera, hari imbaraga utabona, hari icyumba utakwinjiramo. Birashoboka, abantu baranabikora, nabonye banabikunda, ariko bakagombye kumenya iki kintu. Iyo umuntu asenga by'ukuri, iyo umuntu asenga byuzuye, iyo umuntu asenga bijyanye no ku ijambo ry'Imana ribivuga, akwiriye kuba asenga yishingikirije ijambo ry'Imana. Hariho kandi kantu ntasobanuye, nkahise munyaka mikoro, nuvuga ngo gusenga k'ukuri twabisobanuye, ariko noneho gusenga mu mwuka nk'uko Yesu yabibwira umugore, kuko aramubwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga data bakamusenga mu mwuka no mu kuri. Gusenga mu mwuka rero byo ni iki? Nabyo twabisobanura kugira ngo ahari ukurikiye ikiganiro abashe kugira ibyo akuramo bimugirira umumaro. Gusenga mu mwuka ni ugusenga mu tuce tubiri cyangwa mu tuntu tubiri. Iyo usenga mu mwuka, ikintu cya mbere ugomba kuba wizeye ko iyo usenga ikumva. Hanyuma bikagirwa n'ibi bintu bibiri. Icya mbere ni impano z'umwuka, icya kabiri ni imbuto z'umwuka. Kwizera arimo atubwira ukuntu impano z'Imana umuntu akwiriye gusenga afite impano z'umwuka. Bagira ngo bisobanure neza kugira ngo umuntu udukurikiye yumve, kugira ngo abe ari muri uwo murongo wo gusenga mu by'ukuri. Yego, nanone urakoze. Nari ndimo mvuga ukuntu umuntu usenga by'ukuri asengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Naringeze rero ku mwuka, nari maze gusobanura ko umuntu usenga mu mwuka akwiriye gusenga yifashishije impano z'Imana ndetse n'imbuto z'umwuka. Nuvuga ngo ni impano z'umwuka n'imbuto z'umwuka, ariko nanone ibyo byombi bikiyongera akantu kitwa kwizera. Iyo umuntu afite impano z'umwuka azikoresha bingana nuko kwizera kwe kungana. Niyo uwera imbuto z'umwuka azera bingana nuko kwizera kwe kungana. Numva ari icyo ngicyo naba mpavuze. Urabona ko n'ubundi umuntu atangiye kwinjira mu nzira y'agakiza, amaze gukizwa, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yinjira mu buzima bwo gusenga. Uko iyo ukijijwe kugira ngo ukomere mu gakiza bigusaba gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Nanjye numvaga yuko kugira ngo umuntu agire izo mpano z'umwuka bituruka mu gusenga, kuko iyo umuntu asenga ashobora kuba ufite impano y'umwuka Imana yagushyizemo ariko utayizi, ariko iyo ugenda usenga nibwo uhishurirwa ya mpano y'umwuka. Bivuga ngo n'ubundi za mpano z'umwuka zituruka mu gusenga kwize. Siko bimeze? Udasenze ntago wagira impano z'umwuka. Niko nawe ubyumva? Aho waruvuze niho, utasenze ushobora kuba utagira impano y'umwuka. Ariko nanone impano z'umwuka cyangwa se icyo twita ibigaragaza umwuka wera ku muntu, kuko
abantu bashobora kuba bari ahantu basenga, ariko kugira ngo umenye ngo bari gusenga, ugusenga k'ukuri ntuhita ubisobanukirwa. Ariko iyo harimo impano z'umwuka bihita bigaragara. Rero ntago navuga ngo gusenga udafite impano y'umwuka ngo sibyo, ariko nanone usenga akwiye kuba afite impano y'umwuka kugira ngo arusheho gusobanukirwa Imana, kuko impano y'umwuka niho ushobora kunyura nanone urushaho kugenda usobanukirwa Imana ikwiyereka kuko niho hari uburyo bwiza bwo kugenda usobanukirwa Imana. Rero impano y'umwuka ishobora kuza nkuko mwarimu bivuze, umuntu yakomeje gusenga cyangwa yasenze cyane ikaza, ariko nanone impano y'umwuka ishobora kuba ikimenyetso cyangwa se ikaba ikintu kigaragaza ko umuntu ari gusenga mu kuri no mu mwuka. Urakoze. None se hari ikintu nshaka kuvuga hano hantu mutumye tuhatinda, kubera ko dukeneye ubusobanuro bwimbitse, kuko nuvuga ngo impano y'umwuka ngo ugomba gusenga ari uko uyifite, byumvikana ko wa muntu utari usanzwe asenga, utari ukijijwe, ubu wakiriye agakiza none ahangaha, akinjira muri procedure zo kugira ngo akomerere mu gakiza, agatangira gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Ni ukuvuga ngo nta busabane yagirana n'Imana kubera ko ataragira ya mpano y'umwuka, kubera ko nibwo agitangira gusenga. Ntago umuntu wamwatuza agakiza ngo uhite umubwira ngo ufite impano y'umwuka cyangwa ngo ahishurirwe iyo mpano y'umwuka, kuko impano y'umwuka ihishurirwa abasenga. Impano z'umwuka umuntu azimenya kubera ko asenga. Kandi wenda aho hantu tutahatinze cyane, duvuga ngo iyo umuntu arimo gusenga agasengera mu kuri no mu mwuka, ikintu kigaragaza ko asengera mu kuri no mu mwuka nicyo kintu wenda twavuga. Ni ukuvuga ngo za mana ndetse n'imbuto z'umwuka wera n'imirimo myiza, ariko n'ubundi mirimo myiza ituruka muri za mbuto. Ni ukuvuga ngo impano z'umwuka wera n'imbuto ni ibigaragaza ko umuntu urimo gusenga arimo gusengera mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo biriya nicyo kimenyetso dushobora kukurebera tukavuga ngo uyu muntu asengera mu kuri no mu mwuka. Ni ukwera imbuto kwawe n'impano Imana yaguhaye kugira ngo uyikoreshe igaburira abantu. Twibuke ko impano umuntu ahabwa atari ubutunzi bwe cyane, aba ari ubutunzi bw'itorero. Impano zose ni ubutunzi bw'itorero, si ubutunzi bw'umuntu ku giti cye. Uretse ku mpano yo kuvuga ku ndimi niyo Bibiliya igisobanura ko yungura umuntu nyirayo, ariko izindi zungura itorero. Harimo impano z'ubuhanuzi n'izindi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ibyo ni byo bimenyetso bigaragaza ko umuntu arimo gusengera mu kuri no mu mwuka. Ariko ikintu ndimo kuvuga ntago murimo kukinsubiza. Nakubajije ngo umuntu akijijwe aka kanya agatangira procedure y'agakiza, kandi abantu barakizwa uko bukeye nuko bwije, yasobanukirwa gute ko afite impano y'umwuka muri we kandi ari bwo acyakira agakiza? Sibyo? Ariko ikintu cya mbere azasobanukirwa nuko agakiza kadutoza kureka kuzinukwa iki no ni ya mirimo ya kamere abaretse, akinjira mu mbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni ukugira neza gutya bukabivuga byose ukabirangiza, agatangira kumenya ya nzira y'imbuto z'umwuka. Ariko impano y'umwuka aka kanya kwize wadusobanura ukuntu yayisobanukirwa akimara gukizwa aka kanya? Urakoze cyane. Buriya umuntu ukimara gukizwa ashobora gusenga ariko ntahite abona impano y'umwuka, ariko please cyangwa uko agenda abikora impano y'umwuka ikaza. Ntabwo rero bivuze ngo umuntu niba atangiye gusenga cyangwa se ari bwo agikizwa ngo yumve ko impano y'umwuka kuba itaje ari ishyano ryaguye. Ishobora no kutaza, ishobora kudahitiza, ariko kwa kundi ukomeza gusabana n'Imana, kwa kundi ukomeza kubana n'Imana, impano y'umwuka ikaza. Kandi icyo ngicyo noneho kikaza nk'ikimenyetso kigaragaza imbaraga z'Imana kuri wowe, ariko nanone nk'ikimenyetso kigaragarira abandi yuko ugusenga k'ukuri guhari kandi ndetse no mu mwuka. Hari ikintu numva nasobanura nakongeraho kuri ibyo bintu by'umuvandimwe ku kibazo warubajije. Uriya agakiza dukwiye kugafata nk'ubuzima. Iyo umuntu avutse mu buzima busanzwe
avuka asa yambaye ubusa, ava mu nda ya nyina yambaye ubusa, ariko iyo ageze ku isi bahita bamushyira mu bishura. Ni ikimenyetso cy'uvuga ngo bagiye kwambika ubwambure bwe. Icya kabiri aronka, hakabaho process yo gukura. Muri uko gukura habamo uburere, habamo kurya, habamo ubuzima busanzwe bwo guhora bavuza wa muntu. Bivuze iki? Bivuze ngo niyo umuntu avutse bwa kabiri ari byo twita agakiza, kubona agakiza. Ngo n'ubundi arazivukana, avukana impano zaziri muri ka gakiza. Tumenye ko ubuzima, agakiza ari ubuzima. Nimba ari ubuzima, ni ukuvuga ngo ibintu byose byo mu bwami bw'Imana biba bikubiye he muri bya bintu. Kubera ko Bibiliya iravuga mu Befeso, iravuga ngo yaduhaye Kristo, imuduhana n'ibindi byose. Nimba nibuka neza mu Befeso, ariko ndatekereza araho. Nuvuga ngo Kristo yafashe imigisha yose n'ibintu byose n'imbaraga zose izishyira muri Kristo. Uwakiriye Kristo ahita afata bwa buzima bwose bw'Imana. Nuvuga ngo za mbuto zigomba kubamo, hagomba kubamo imbuto z'umwuka wera, hakabamo impano z'umwuka wera. Gusenga ariko nibyo bintu bigira gute biyobora bwa buzima. Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo hari ibintu bibiri dukenera ku isi. Hari ibyo bita human needs and human wants. Nuvuga ngo human needs ni ibintu dukenera mu buzima tutagomba kubura. Kurya, kwambara, ubuzima ni ibintu biri necessary mu buzima bwacu. Ibindi ni inyongera ziza ziyongera kuri ibyo. Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ni ibintu biri necessary cyane mu gakiza, bituma ibindi byose bibona kubaho. Niyo mpamvu gusenga ari ingenzi cyane no gusoma ijambo ry'Imana. Bivuze ngo rero wa muntu twavuga gukijijwe aka kanya, kuko uvuze ko gukizwa n'ubuzima nk'uko urabivuze, kuko birumvikana. Bivuze ngo nawe ashobora kuba arimo gusenga mu kuri no mu mwuka, nubwo atarahishurirwa impano z'umwuka zimurimo, ariko nawe abasenga mu kuri no mu mwuka. Yes, aho niho nashakaga. Tudatinze rero, twumvise gusenga icyo ari cyo. Ahanini ngewe nashingira kuri ya jambo mwavuze ngo gusenga ni ubuzima, ngo kandi gusenga ni ukuganira n'Imana. Ubundi kuri iyi ngingo nubwo twagiye dutanga ubusobanuro bwinshi, ariko numvise twashingira kuri iri jambo. Gusenga ni ubuzima, gusenga no kuganira n'Imana. Kandi kuganira n'Imana sibwo buzima kwiza. Nibwo buzima ku bantu bayizera. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, tuvuge ngo kuki abantu bagomba gusenga. Ese ubu muri iyi ngingo twaganiriyeho ntiyabisobanuye. Abantu bagomba gusenga kugira ngo bagire ubuzima. Yes, ndumva ingingo twayivuzeho. Reka tumere nk'ababitomoraho neza. Mwari muvuze ngo abantu bagomba gusenga kugira ngo bagire ubuzima. Abantu yego bagira ubuzima bw'Imana. Buriya hari ikintu abantu bagomba kureberaho urugero. Nkuko umuntu kugira ngo abeho bisaba kwarya, mbere na mbere umuntu agomba kurya kugira ngo abeho muri ubu buzima no kwisi. Agomba kurya. Ibindi byose biza ari inyongera. Buriya umuntu ubana n'Imana mbere na mbere kugira ngo abeho agomba gusenga. Kugira ngo agire ubuzima cyangwa icyo kinyabuzima kugira ngo kibeho, mbere na mbere agomba gusenga. Kugira ngo rero impamvu dusenga, kuki abantu bagakwiye gusenga, kuki abantu bakagombye kuba basenga Imana kandi basenga mu kuri no mu mwuka, mbere na mbere no kugira ngo babeho. Nta muntu ushobora kubana n'Imana, kuba mu buzima bw'Imana adasenga. Nicyo naba nongeyeho. Okay, wowe hari icyo wongeraho? Bakoze cyane. Nanjye icyo nongeraho, kubera ko abantu bagomba gusenga kugira ngo bagire ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana harimo discipline. Icya kabiri harimo umuco. Icya gatatu harimo gukora umurimo. Kuko ntabwo turi mu isi turi abantu bicaye badafite umumaro. Hari n'ikintu abakozi b'Imana benshi muri iki gihe, abenshi bajya bavuga, nkabona barimo kuvuga ngo nge ntabwo ndi umukozi w'Imana, ngo ndi umwana w'Imana. Kuba narize Kristo bingira kuba umwana w'Imana, ariko nkwiriye kuba ndi umukozi. Niko Paulo avuga. Avuga ngo ndi imbata. Kandi imbata nikorera ibihembo. Imbata ikora kugira ngo ibone kwibaho y'ubwayo. Nukuvuga iki rero? Nuvuga ngo muri bwa buzima bw'Imana, iyo turimo gusenga, tuba turimo kwakira discipline, tuba turimo kwakira umuco,
tuba turimo kwakira umurimo w'Imana muri twebwe. Kandi twibuka ko imirimo y'Imana ari ibiri, ari ukwizera umwana wayo, icya kabiri ari ugukora iby'ubushake bw'Imana, ari byo Imana ivuga muri Yesaya igice cya 58 ku murongo wa 6 kugeza hafi ku murongo wa 14. Yego murakoze, nibyo numvaga nakongera. Abantu bakwiriye gusenga kugira ngo bakire discipline y'Imana, bakire umuco, bakire gukora kw'Imana, babeho mu buzima bw'ubumana, babeho mu buzima bw'Imana. Yego. urakoze cyane. Wowe umuntu udukurikiye umwanya, ijambo ry'Imana tubwiye ngo kugira ngo ubeho mu buzima bw'Imana nuko usenga. Senga kuko gusenga ni ubuzima. Nusenga ni usabanira n'Imana. Niba ushaka kuganira n'Imana, warabuze aho uhurira n'Imana, fata umwanya wo gusenga. Nufata umwanya wo gusenga urahishurirwa ikikurimo kandi uraganira n'Imana. Iyo usenze wishurirwa byinshi, hari ibikurimo byinshi utazi, ariko nufata umwanya wo gusenga ukegera Imana urahishurirwa ikikurimo kandi niwo wa mwanya mwiza wo gusabana n'Imana. Ni ukuri rero wowe udukurikiye, twumvise ko gusenga bifite umumaro kandi bigirira umumaro nyir'ugusenga niwe bigirira umumaro, kuko niwo wa mwanya mwiza wo kubaho muri iyi si usabana n'Imana kandi ukagira ubuzima, kuko twasanze ko gusenga ari ubuzima. Reka rero tuganire kuri iyi ngingo ya 3 ivuga ngo umumaro wo gusenga. Ese kwize ko twarimo tuvuga gusenga, kuri iyi ngingo ya 2 twavuga kuki abantu bagomba gusenga, dusanze ko gusenga twabivuze cyane ko ari ubuzima. Umumaro wo gusenga ni uwuhe? Urakoze cyane. Iyo ngingo ya 3 turimo tuganiraho irajya gusa n'iya 2. Iya 2 yavuga ngo kuki abantu bakwiye kuba basenga cyangwa se bagomba gusenga. Twayisobanuye. Noneho rero tugeze ku iyo ngingo ivuga ngo umumaro wo gusenga. Buriya umumaro wo gusenga, iyo umuntu asenga icyo bimumarira, ajya ava mu isi kandi ayirimo, abantu bamubona mu isi, ariko akimuka kuko hari ibindi akora bimwimura. Yego. Noneho bikamuhesha kuba mu ijuru kandi ari mu isi. Abamubona bakamubona mu isi na activity kize cyangwa ibikorwa bye biri hano mu isi, ariko kubera ko hari ubundi bwami, hari ikindi kintu akora kimuhuza n'ibindi bintu cyangwa n'abandi bantu, ndetse kimugeza ahandi hantu, ari cyo gusenga. Rero umuntu usenga umumaro bimufitiye nuko bijya bimutandukanya n'isi, akaba mu isi ariko ntabe mu by'isi, akaba mu isi ariko ntakore nk'iby'abisi bakora, akaba mu isi bakamubona mu isi ariko intekerezo n'ibikorwa bye bindi biri ahandi hantu. Paulo yaravuze ngo mu Befeso, yaravuze ngo niba mwarazuranywe na Kristo ngo mujye mutekereza ibiri hejuru, ngo muhoze umutima ku biri hejuru atari ku byo mu isi. Rero umumaro bimariye, icyo bimariye umuntu usenga nuko bimuha ubundi buryo, bimuha indi systeme yo kubaho, bimukundi kuntu ko kwitandukanya n'isi. N'iyisi mureba ishobora kumubona mu bigaragara hano mu by'ubuzima, ariko we nyirizina ubugingo bwe cyangwa ubuzima bwe hari ahandi bushingiye. Nicyo ngicyo naba mvuze. Urakoze cyane, uvuze amagambo meza akomeye. Umumaro wo gusenga ngo uba mu isi ariko udasa n'abisi cyangwa se udasa n'isi. Yego. Moses, hari umuntu udukurikiye urimo kumva aya magambo kwizera avuze ngo umuntu ashobora kuba mu isi adasa n'abisi, ndetse yavuze n'ibindi byinshi wabyumvishe. Wasobanura gute kuri ayo magambo kandi ukavuga kuri iri jambo ngo umumaro wo gusenga? Nawe wongera icyo wongeraho. Murakoze cyane. Umumaro wo gusenga nk'uko kwizera bivuze, uwa mbere nuko udutandukanya n'iby'isi. Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 2 ku murongo wa 15, iravuga ngo nimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose.
bivuze iki? Bivuze ngo gusenga icyambere bidukiza irari ry'isi. Kandi twabonye ko kiri mu isi cyose ari irari ry'amaso n'ubwibone ndetse no kwibona ku by'ubu bugingo. Ni ukuvuga ngo iyo twinjiye muri bwa buzima bwo gusenga tukabigira ubuzima, ikintu cya mbere bihagarika irari muri twebwe. Nibihagarika irari, harahita haboneka ubusabane hagati yacu n'iki n'Imana. Gukunda Imana bize muri twebwe, noneho tugende dukura mu buryo bw'umwuka, tugende dukura. Igitabo cy'umugenzi kivuga urugendo, ariko ni ubuzima bwa gikristo. Ngo ni ukuva ahantu hamwe uzamuka. Uko mu Kristo yagendaga mu rugendo, yagendaga ahura n'ibintu bitandukanye, ariko agenda amenya agira n'ubundi bumenyi butandukanye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo bya bihe byo gusenga nibyo byatumye agera mu isoko ry'imburamumaro, bakamubaza ngo uragura iki? Ngo wareba ibintu byose byo mu isoko mburamumaro, ngo waboremo ikintu cyo kugura, we na Mwizerwa bavuga ngo nta kindi turashaka ukuri. Ngo abantu bo muri iryo soko bamenya ko mu isoko ryabo ngo igicuruzwa cyitwa ukuri kitabamo. Ngo nicyo cyatumye babagambanira, bakabafata bakabashyira mu nzu y'imbohe. Kubera iki? Icyo bashakaga ntibakibonye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uko umuntu agenda akura mu gakiza abiterwa no gusenga. Ni ukuvuga ngo gusenga rero ikintu cya mbere byimira irari, ikindi biduha gukura tukagenda dusabana n'Imana. Uko gusabana niko kutuzanira imbaraga n'ubumenyi ndetse n'ubwenge, bigatuma tubasha gukora iby'ubushake bw'Imana. Gusenga ni imbaraga zidasanzwe. Gusenga n'izindi mbaraga. Ndumva ko hari ijambo kwizera avuze cyane, numva nditinzeho. Ngo iyo umuntu asenga gusenga bidutandukanya n'ab'isi, nubwo tuba turi mu isi ariko bituma tudasa n'ab'isi. Noneho nawe uravuga ngo bituma gusenga biturinda irari. Buriya iyo umuntu asenga hari izindi mbaraga ziba zimurimo zimurinda, siko biri kwize? Yego. Niyo mpamvu uzabona kwizera ari umusore ariko akaba ari ibyo adasaho n'abandi basore, kubera ko asenga. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Aho niho ntangiye kumva ko gusenga ari ubuzima. Reka rero tugere ku musozo, tuganire ku kintu cya nyuma gikomeye tunasoza ikiganiro cyacu. Tugiye kuvuga ku ngaruka nziza zo gusenga n'ingaruka mbi zo kudasenga. Kwizera aratubwira ingaruka nziza zo gusenga, wowe uratubwira ingaruka mbi zo kudasenga. Kwize turagira ngo tubwire ingaruka nziza, inyungu yo gusenga. Urumva ingaruka nziza harimo n'inyungu. Utubwire ingaruka nziza zo gusenga, bitubwireho mu magambo magufi kugira ngo umuntu wese udukurikiye yumve ingaruka nziza zo gusenga, icyatuma nawe atera intambwe kugira ngo asenge Imana. Karibu. Urakoze cyane nanone ku kibazo cyiza. Ikibazo ubajije ndagisubiza mu buryo bubiri, gifite ibisubizo bibiri, A na B. Ingaruka nziza zo gusenga ku muntu usenga hano mu isi, ingaruka nziza icyo bimumariye iyo abikora, aba yiteze kunguka iki? Nkuko n'ubundi twabivuze ku kibazo cya gikurikirwa n'iki ngiki, iyo umuntu asenga Imana aba mu bundi buzima ari na hano ku isi. Mu by'ubu buzima icyo bimumariye nuko ajya amenya andi makuru, ajya agira ubundi buzima kandi budafitwe n'ab'isi. Afite ukundi kuntu abayeho, ibyo kandi bifite icyo bimumariye. Afite ukundi kuntu yitwara, mbega afite indi style life y'ubuzima, afite ukundi kuntu abayeho hano mu isi bituma adakomunikana cyangwa se ataba acomekanye n'ibintu bya hano mu isi byamwanduza. Iyo ngiyo ni inyungu ikomeye ku muntu usenga hano muri iyi si. Ni ikintu yunguka. Iyo umusore n'umukobwa cyangwa se umugabo n'umubyeyi
umunyarwanda n'umushinwa n'undi muntu w'ahandi hose ku isi iyo barimo basenga baba bari kubaka ubundi buzima butandukanye n'ubundi tusanzwe tubona hano mu isi. Iyo ni A. B noneho cyangwa se icya kabiri, iyo umuntu asenga hano mu isi bimuha inyungu cyangwa bimuhesha inyungu, bimuhesha kuzaba mu bundi buzima bwo mu ijuru. Buriya inyungu ikomeye y'abasenga si uko bagirirwa neza hano muri iyi si, si uko hari ibibahira, kuko bishobora no kutabahira. Moze, hano mu isi hari ibintu bitahira abasenga. Buriya ntago tuzubaka amazu meza kurenza aba muri Amerika, nta nubwo tuzagira abagore beza baruta ba Miss i Rwanda cyangwa se n'abandi bo mu mahanga. Ibyo ngibyo bishobora kwanga ntibikunde, kandi binanze rwose si ikibazo. Ntabwo ari wo murage wenda bishobora kuza nk'umugisha, ariko bitanaje nta kibazo, ni inyongera. Urakoze cyane. Ariko noneho inyungu ikomeye ku muntu usenga no kuzaba mu bwami Imana yateguriye abayikunda n'abayikorera. Buriya umuntu usenga akwiye kumenya aho inyifuzo ye cyangwa icyifuzo cye gikomeye muri we, icyo yifuza Imana imukorera ni ikihe, ikintu yumva Imana yamuha kiruta ibindi ni ibi. Rero iyo abantu bakiri bato mu gusenga baba basenga basaba amazu, kandi bakabona yuko inzu nibayibona kwifuza kwabo kuzaba gusubijwe. Ariko buriya ni imitekerereze mike y'abantu bakiri ku rwego rwo hasi mu gusenga. Zira ni service Imana. Yego, biriya ni ari ama bonus. Ariko umuntu usenga by'ukuri inyungu ye ya mbere ni ukuzabana n'Imana, ni ukuzaba mu bwami bw'Imana. Imana yateguriye abantu bayikunda n'abantu bayikorera. Ni ibyo ngibyo nabamvuzeho. Murakoze. Urakoze Kwize. Bivuze ngo gusenga ngenda byumvisha ni pasiporo y'ijuru, niko bimeze. Yego, ni rwo rwandiko rutujyana mu ijuru. Gusenga uramanya n'umwuka ko ariyo nzira ijya mu ijuru. Ni inzira abantu bagomba gucamo, cyangwa se tubyita umuyoboro. Bishobora no kuba umuyoboro, ariko ni nayo nzira itugeza mu ijuru. Ni ukuvuga ngo turamutse tudasenga, ubwo ndahita ninjira n'ubundi mu ngaruka zo kudasenga, ingaruka mbi zo kudasenga. Nuvuga ngo iyo umuntu adasenga, ikintu cya mbere nuvuga ngo agakiza ke karagwingira muri we, ntabwo akura. Kandi uko adakura niko agenda agira ingaruka zo kuba ashobora gupfa ndetse agapfa burundu. Iyo mu buzima busanzwe umwana agahuriwe indyo mbi arwara bwaki. Yego, kandi tuzi ko iyo bwaki itavuwe yica. Hari n'ubundi buryo umuntu ashobora kurya nabi ukamuzana indwara imwica. Uyu munsi baratuza kurya amasukari menshi, baratuza kurya kubera ko zirimo gutera abantu za diabete. Nuvuga ngo iyo umuntu atarimo gusenga atakaza ubuzima bw'Imana. Iyo niyo ngaruka ya mbere mbi. Kandi gutakaza ubuzima bw'Imana egare kujya mu muriro, gupfa. Adamu twavuze ko ari umuntu watangiye gusenga, yarafitanye ubusabane, yarafite ubuzima bw'Imana, bahoraga baganira n'Imana. Nyuma yo gukora icyaha ahita atakaza, twabivuzeho tugitangira, ahita atakaza bwa buzima, bwa busabane n'Imana arabutakaza. Icya kabiri atakaza ubutware. Nuvuga ngo iyo udasenga utakaza ubutware. Niyo mpamvu imbaraga mbi zigira ubutware ku buzima bwacu, nuko ko twatakaje ibihe byo kugira gute byo gusenga. Ariko iyo dufite gusenga muri twebwe, imbaraga z'umwijima nizigira ubutware kuri twebwe, ahubwo twebwe tugira ubutware ku mbaraga z'umwijima. Ikindi, iyo tudasenga tuyoborwa na kamere, ryarari niryo rituyobora. Ibyaha biratuyobora tukisanga mu byaha, tukisanga mu buzima bw'ibyaha. Kubera iki? Nitubayeho mu buzima bwo gusenga. Iyo kubera ko tumenye ko kubaho kwacu hano mu isi tugengwa n'ibintu bibiri, tugengwa n'ubuzima bw'Imana, tukagengwa n'ubuzima bwa Satani. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo avuye mu buzima, iyo yizeye Yesu Kristo aba yinjiye mu buzima bw'Imana, none aba agomba gusenga kugira ngo bwa buzima bumugumemo. Iyo adasenze rero bwa buzima bumuvamo, hanyuma ubuzima bwa Satani bukamusubiramo. Hari agatabo k'umutima w'umuntu, ngira ngo abagasomye barabizi, uburyo kamere n'umwuka bihora bihanganye birwana
kimwe gikura kimwe mu mutima w'umuntu. Nuvuga ngo umwuka araza agakura kamere mu mutima kubera ko twizeye, twatakaza bya bihe byo gusenga, kamere zigahita ziza zikagarukamo kubera icyo umwuka yahunze yatuvuyemo, hanyuma kamere ikatuyobora. Nuvuga ngo iyo umuntu adasenga atakaza ubuzima, atakaza ubutware, icya gatatu atakaza imigisha. Kuko imigisha y'Imana iyiduhereza kubera ko turi mu bihe byo gusenga twabigumyemo. Niho tuyibonera, ni naho isohorera. Amasezerano yacu niho asohorera. Ndaguha urugero rw'abantu babiri. Urugero rwa mbere ni urw'umugabo witwa Yosefu. Yosefu baramugurishije ajya muri Egiputa, ariko yanga gutakaza ibihe byo gusenga muri we, yanga gutakaza ubuzima bw'Imana, arabugumana. Tuzi aho bwamugejeje. Isirayeli yajeyo, abavandimwe bakurira muri Egiputa, barahororokera, nyuma bavaho Imana ibakuzaho amaboko bafite amasezerano yuzuye kubera ko bari mu bihe byo gusenga. Ariko bageze mu butayu batakaza ibihe byo gusenga, amasezerano Imana yabahaye yose barayatakaza. Keretse Yoshua na Kalebu n'abana bavukiye mu butayu nibo binjiye mu masezerano y'Imana, ariko abavuye muri Egiputa bose bashire mu butayu uko Bibiliya bitubwira. Bivuze ngo iyo umuntu atarimo gusenga, amasezerano ye, imigisha y'Imana yose arayitakaza. Rero abantu niyo mpamvu bakwiriye gusenga, bagakomeza bagasenga kandi bakabishyiramo imbaraga, kandi tumenye ko mu gusenga habamo kwihangana. Habamo kwihangana. Abakristu nimba batabayeho mu buzima busenga, nibabeho mu buzima bwihanganye, biragoye ko bazagera ku ntego y'ubuzima bihaye yo kubana n'Imana. Turasobanukiwe rero ingaruka zo kudasenga, ariko iyi niyo ngingo ya nyuma twarimo tuganiraho. Twumvise ingaruka nziza zo gusenga n'ingaruka mbi zo kudasenga. Rero ndagira ngo tugane ku musozo, ariko hari ikindi kintu wenda nakongeraho, hari ikintu nakongera ku byo mwene data yarimo avuga. Yego. Buriya nk'uko ingaruka nziza cyangwa inyungu ya mbere y'umuntu usenga ari ijuru, ari ukuzaba mu bwami, buriya ni nako ingaruka mbi y'umuntu udasenga ari ukuba muri Gehenomu. Ingaruka mbi ibaho si ukuba mu buzima bwasazano mu isi ngo imiyaga n'imiraba bigutererane nk'udafite umwungeri kubera kudasenga. Biriya biroroshye. Ahubwo ingaruka mbi ikomeye cyane ni ukuzarimbuka. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo abanga Imana ntibayisenge, ngo bazapfa bose be kwibukwa. Urumva? Rero ingaruka mbi ku basore n'abakobwa n'abandi bantu bose badasenga Imana ni Gehenomu, nuko bazarimbuka. Nicyo nagira ngo nongereho. Murakoze. Ingaruka nziza ni ubugingo buhoraho, kuzabona ijuru, kuko ariyo nzira. Gusenga ni inzira itugeza ku Mana ndetse tukazabona n'ubugingo buhoraho. Ingaruka mbi rero yo kudasenga ni ukurimbuka by'iteka ryose, tukajya mu Gehenomu kwa Satani. Yego. Niyo nzira y'abantu badasenga Imana. Babyumve abadukurikiye ko umuntu udasenga Imana, utegera Imana ngo ayisenge, iherezo rye rizaba iry'irimbukiro, ni ukurimbuka ukabura ubugingo buhoraho iteka ryose. Turifuza ko rero buri wese yakwegera Imana agasenga kugira ngo tuzabane muri bwa bwami Imana yaduteguriye. Bene data bavandimwe, hari ikintu nshaka kubabaza kandi maze igihe nibaza ku barokore, ari nacyo dusorezaho. Abarokore bavuga ko basenga, abantu basenga Imana, kandi twasanze gusenga harimo imbaraga. Harimo imbaraga mu gusenga, harimo imbaraga uko gusenga n'ubuzima, kandi imbaraga zo gusenga ziduha n'uburinzi, ziduha uburinzi mu mibereho yacu no mu buzima busanzwe. Ariko se kuki umuntu atura muri karitsiye irimo abarozi ari umurokore, agahora avuga ngo baramuroga ngo none ngo agiye kwimuka ku bw'abarozi bahari, kandi asenga? Icyo kintu wakivugaho iki? Niba umuntu asenga aba afite izindi mbaraga zidasanzwe, ashobora guhangana n'imyuka mibi, akaba yahangana n'imyuka y'abarozi. Si tuvuge bwa burozi umuntu bamushyira mu biryo akarya,
hari imyuka y'abarozi bagutongera bakaba bakoherereza ikakugwa nabi ikakumerera nabi. Ariko se umuntu usenga nawe akwiye gufatwa n'iyo myuka? Ko nzi ko umuntu usenga mukuri nko mu mwuka uko mwabivuze ufite za mpano z'Imana, afite za mbuto z'umwuka, akwiye nawe guterwa ubwoba n'abarozi? urakoze cyane, ndabivuga mu buryo bugera muri butatu. Uragira uti umuntu usenga ni ngombwa yuko atinya abarozi muri karitsiye. Buriya biri mu buryo butatu. Umuntu ashobora gutinya abarozi kandi asenga, bibaho. Icyambere kibitera ni urwego ariho mu gusenga. Kuko iyo umuntu asenga agomba gukura, akava ku ntambwe imwe yajya ku yindi. Uko agenda akura rero niko agenda agira ibyo atinyuka kurenza ejo he hashize. Icya kabiri, ashobora kuba adasenga mu kuri. Iyo nayo ikaba impamvu ituma atinya abarozi. Icya gatatu, ashobora kuba asenga mu mwuka no mu kuri, ariko muri kwa gusenga kwe akaba agiramo uburangazi. None muri bwa burangazi Satani akamwiba, yamwiba akamushyiramo ikintu cy'ubwoba. Ariko hari ijambo Pawulo yavuze, aravuga ngo umwuka wera twahawe si uw'ubwoba ngo udusubize mu bubata, ngo ahubwo n'urukundo n'imbaraga. Buriya rero iyo umuntu asenga by'ukuri byanyabyo byuzuye, ntabwo agomba gutinya abarozi, ahubwo bagomba kumutinya. ahubwo abarozi batinya umuntu usenga. Buriya ngiye nta nubwo nanakwimuka ngo hano aho dutuye ngo hari umurozi. Umurozi we yakwimuka ahubwo kubera imbaraga, kandi izi mbaraga zo gusenga ntabwo ari imbaraga zo ku rwego wagereranya n'urw'isi, ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Niko biri. Imbaraga zo gusenga si zo ku rwego rwa kabiri isuru, oya, ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'abarozi zimira izindi mbaraga, nk'uko ya nzoka ya Mose yamize izindi nzoka zose mu Egiputa, niko n'imbaraga zo gusenga cyangwa z'abanyamasengesho zijya zimira izindi zose. Hanyuma rero ikintu gikomeye giteye ubwoba Satani ajya yigamba nuko atera ubwoba bakamuteye ubwoba, kandi ibyo ngibyo akabyishima. Ni nayo ntsinzi yikomeye. Iyo Satani wakamuteye ubwoba wowe, hanyuma agakina trike cyangwa akareba uburyo yiyeranje akagutera ubwoba, burya ni intsinzi kuri we, ariko ni intsinzwi ku muntu usenga. Rero ukuri kuzuye nuko umuntu usenga by'ukuri no mu mwuka atakwiye gutinya uretse n'iz'abarozi n'izindi mbaraga zose Satani yafonda, kuko ashobora kuzifonda uyu munsi zikaza zitwa izindi. Yesu yaravuze ngo mbahaye imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Buriya Yesu yavuze ibintu bibiri, inzoka na sikoropiyo. Yashaka kuvuga yuko imbaraga niziza mu ishusho y'inzoka, dufite imbaraga zo kuzikandagira. Imbaraga za Satani zije mu ishusho y'inzoka, dufite ubushobozi n'imbaraga zo kuzikandagira. Niziza ziniyoberanyije mu kirenze inzoka nka sikoropiyo, nabwo dufite imbaraga zo kuzikandagira. Rero umuntu usenga, umuntu nteze amatwi usenga by'ukuri, yumve ko Imana itamuhaye umwuka w'ubwoba ngo umusubize mu bubata bwo kongera gutinya imbaraga z'umubi, ahubwo yamuhaye umwuka w'imbaraga wo gutera ubwoba ibimutera ubwoba. Murakoze cyane Kwizera. Moses, turaguha umunota utarenze umwe kuri icyo kintu narimbaje Kwizera. Arabisobanuye neza, aravuga ngo hari igihe umuntu aba asenga ariko ari umunyabwoba, arongera aravuga ngo akaba asenga adasenga mu kuri, bigatuma rero agira ubwoba bwo gutinya abarozi. Ese wowe nk'umuntu usenga ukwiye gutinya abarozi cyangwa se imbaraga z'abarozi niba usenga mu kuri no mu mwuka? Cyangwa se umuntu udukurikiye usenga mu kuri no mu mwuka akwiye gutinya imbaraga z'abarozi cyangwa abarozi bakwiye gutinya umuntu usenga? Mu by'ukuri ntabwo umuntu usenga mu kuri no mu mwuka akwiriye gutinya abarozi, kuko abarozi bakoresha bariya bahutera bakoresha imbaraga zo kwizera ariko zo mu mwijima, kandi twe dufite imbaraga zo mu mucyo, dufite ubutware. Ni ukuvuga ngo bwa butware dufite ni ubutware butegeka buri kintu cyose. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nimugira kwizera nk'akabuto ka sinapi, mushobora kubwira uyu musozi ngo va hano ukahava. Bivuze ngo iyo turi mu bihe byo gusenga tugasengera mu kuri no mu mwuka, dufite ubutware. Nimba dufite ubutware rero, nta kintu na kimwe gikwiriye kudutera ubwoba, kuko umutware nakwiriye guterwa ubwoba. Buriya wari uzi ko abarozi bari munsi yacu tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza? None se nimba tubatinya tuzababwiriza gute ubutumwa bwiza? Tugomba kubereka imbaraga ziri muri twebwe kugira ngo bamenye ko iki turimo
kirusha imbaraga we. Ni ukuvuga ngo rero nimba nangiye kumutinya, iyo ni inzira satani akoresha yo kugira ngo yimire ubutumwa bwiza mu bantu. Nimba umuntu atangiye kugira ubwoba bw'umuntu baturanye ngo araroga, urumva inzira yo kumubwiriza ubutumwa izaba ipfuye. Ariko nimba afite ubudahangarwa, nimba afite gutegeka muri we, afite bya bihe byo gusenga, wa muntu ntabwo azamutinya, ahubwo azamwegera mubwiriza ubutumwa bwiza, mubwire ngo ibintu biri urimo sibyo. Hari abantu nigeze kubona babwirije, yatanga guhamya n'umuvuga butumwa, bagiye ahantu mu rugo rw'umuntu, umugore abagaburira arabatega, ariko Imana yabibahishurira. Ibibahishuriye baravuga ati ntabwo turi bwange kurya, ariko hari icyo tugiye gukora, tugiye gusenga, dufate uyu muntu tumukure mu bubata bw'uyu mwijima, tumuzane mu mucyo. Baratarama, wa mugore baramuzana bamushyira, bamubwira ati niturya ibiryo byawe ko wabiteze, ahubwo tugiye kugusengera. Baramusengera kugeza igihe wa mugore yakijijwe, akira agakiza. Ariko urumva iyo baza kugira ubwoba, bya biryo bari kubirya bikabica, kandi nyuma yaho baranabiriye ntibyagize icyo bibatwara. Kubera iki? Bamenye ko muri bo. Niyo mpamvu twavuze ngo gusenga guhishura ibi turimo n'imbaraga ziturimo zose. Igituma rero tugira ubwoba nuko tuba tutasenze ngo duhishurirwe imbaraga ziturimo. Murakoze cyane. Icyo duhishuriwe nuko imbaraga zo gusenga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Umuntu dukurikiye, niba uri umuntu usenga Imana ukaba watinyaga abarozi muturanye, senga mu kuri no mu mwuka, aho kugira ngo wimuke abarozi bituma ugurisha n'inzu yawe ngo kubera abarozi. Ahubwo senga kandi usenge mu kuri no mu mwuka, abarozi bo ubwabo baziyimura atari wo bimuye, cyangwa se imbaraga zikurimo zibahinduye, nabo bamenye Imana, bareke izo ngeso zabo z'uburozi. Rero bene data, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Bene data, twaganiraga ijambo ry'Imana mu gusenga, babisobanuye mu buryo buhagije kandi babivuze neza. Ndagira ngo tubasabe abantu bakurikiye iki kiganiro, kugira ngo icyambere twashaka kubabwira no kugira ngo twegere Imana, dusenge Imana, turusheho gusenga Imana n'uburyo twasengaga. Ubusobanuro bwatanzwe bwinshi bwo gusenga, uburyo dukwiye gusenga mu kuri no mu mwuka. Hari igihe umuntu aba asenga ariko ntasenge mu kuri no mu mwuka. Ntago waba uri umunyamasengesho usenga mu kuri no mu mwuka ngo ugire ubwoba. Nta munyamasengesho ugira ubwoba, ko na Bibiliya bivuga mu byahishuwe ngo nta munyabwoba uzinjira mu gihugu cyo mu ijuru. Siko Bibiliya ivuga? Yego. Rero niba uri umunyabwoba ukwiye kwikuramo ubwo bwoba, kuko imbaraga zikurimo ni imbaraga ziruta izindi mbaraga. Imbaraga zo gusenga zisumba izindi mbaraga. Rero mwene data udukurikiye muri uyu mwanya, turakwinginze kugira ngo wegere Imana, nayo izakwegera, wambara imbaraga zo gusenga, uzanesha byose. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubana namwe. Shalom, shalom.